data tubifurije kugubwa neza aho muri hirya no hino, Uwiteka abahire. Muri iki gitondo turamutse amahoro, natwe twaramutse amahoro, turi hano muri studio na bene data dusangira ibyigisho. Reka tubasabe babasuhuze kandi babibwire, duhereye iburyo. Ishimwe, nanjye nitwa Aimable Nshimiyimana, Imana iduhanugisha. Akoze cyane, reka dusabe n'ibumoso mwene data basuhuze. Nitwa Charles Nkundibiza, ndongera ndabasuhuje kandi Yesu ashimwe. Akoze cyane, nanjye nitwa Ukwigize Jean Pierre. Reka mbere yuko tujya twiga ingingo y'uyu munsi tubanze dusenge. Rero turagushimye muri iki gitondo, muri uyu munsi tugushimiye uburinzi bwawe bubana natwe ibihe byose, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Mubyeyi, twishyize mu biganza byawe, ubwo tugiye kwiga ijambo ryawe turasabye kugira ngo umwuka wera abe bugufi bwacu, adusobanurire, turusheho kungukira byinshi muri ryo, tubyakibona mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Murakoze cyane, reka tujye mbere mu ngingo y'uyu munsi. Tumaze iminsi ibiri turi kwiga icyigisho kitubwira ngo nanjye singuciriyeho iteka. Ingingo ya mbere yatweretse umutego Yesu yatezwe. Ingingo ya kabiri tubwira ngo ishusho nyakuri y'icyari kibyihishe inyuma yagaragaye. Uyu mutego yatezwe rero nk'uko twabonye ko ari umugore wafashwe asambana, bamuzanira Yesu, ariko igihe bamushyiraga imbere ya Yesu hari icyo yakoze. Yabagaragarije amakosa yabo mu buryo bwo kwandika ndetse no mu buryo bwo kubasaba ko utarakora icyaha abanza gutera ibuye umugore, ariko habuze umukiranutsi. Ahubwo twashoje tubona ko rwose bose bagize ibibazo, barahunga dukurikije uko twasomye ibyanditswe. Tuje rero kwiga ingingo itubwira ngo igikorwa kitari cyitezwe. Igikorwa kitari cyitezwe. Reka dusabe mwene data aturebere muri Yohana igice cya 8 umurongo wa 10 ndetse n'uwa 11. Yohana igice cya 8 umurongo wa 10. Mbere y'uko usoma reka tubanze dusome ikibazo. Yego. Harabaza hati ni iki kibazo Yesu yabajije uwo mugore igihe abamuregaga bari bamaze kugenda, kandi ni gute uburyo yakemuye icyo kibazo cyagize ingaruka ku mibereho ye. Urumva hari icyo Yesu yamubajije, ariko hari n'uburyo n'igisubizo yamuhaye cyagize icyo gikora ku mibereho ye. Rero tugiye kureba igisubizo muri Yohana igice cya 8 umurongo wa 10 ndetse n'uwa 11. Haranditse ngo Yesu arunamuka aramubaza ati, wa mugore we, babandi bakuregaga bari he? Ntawe uguciriyeho iteka? Ati, ntawe databuja. Yesu aramubwira ati, nanjye singuciriyeho iteka, genda ntukongere gukora icyaha. Yakoze cyane. Yamubajije ikibazo, aramubwira ati, se babandi bari he? Ati, ntawe databuja. Rero genda, ariko nanjye singuciriyeho iki? Ariko ntukongere gukora icyaha. Hano rero iki gisubizo cyagize ingaruka nziza. Cyagize ingaruka nziza. Reka dusabe Aimable adusomere munsi amagambo ari mu mwuka w'ubuhanuzi, twumve icyo atubwira mu gitabo cyitwa Umurimo wo Gukiza ku ipaji ya 89. Ayifite hano, reka adusomere twumve. Dusomere ayo magambo ari hepfo. Zina paragrafe zombi cyangwa urasoma paragrafe imwe. Kuri Mariya igihe Samweli ati nawe njye singuciriyeho iteka. Iri ryari itangiro ry'imibereho mishya kuri uyu mugore, imibereho y'ubutungane, amahoro no kwitangira umurimo w'Imana. Ubwo Yesu yazahuraga uyu mugore waracumuye, Yesu yakoze igitangaza kiruta gukiza indwara ikomeye y'umubiri, kuko yamukijije indwara y'umwuka itera urupfu rw'iteka. Uyu mugore wihannye yahindutse umwe mu bayoboke ba Yesu b'ingenzi kandi bashikamye. Impuhwe za Kristo yazituye kugaragaza urukundo rwitanga. Uyu mugore ab'isi baramusuzuguraga kandi akamukwena gusa, ariko Yesu utarangwaho icyaha yagiriye impuhwe intege nke z'uwo mugore w'umunyabyaha, maze amuhereza ukuboko ko kumutabara. Mu gihe abafarisayo b'indyarya baciragaho iteka uwo mugore, Yesu yaramubwiye ati, genda ntukongere gukora icyaha. Akoze cyane. Imana iguhe umugisha. Ibi bintu mwene data dusomeye, abagerageje kubitega amatwi, murumva harimo amagambo meza y'ihumure n'igikorwa gikomeye cyane Yesu yakoreye uyu mugore. Uyu mugore wagaragaraga nk'uwaciriweho iteka, uyu mugore wagaragaraga nk'usuzugurwa, yagiriye amahirwe kuri Yesu. Mwene data Charles, sinzi ikintu wavuga kuri iyi ngingo. Aya mahirwe ese twebwe muri iki gihe natwe
hari umunyabyaha wayagirira kuri Yesu, ese yabigenza ate kugira ngo ayagire? murakoze cyane. Kuko isi yuzuye abanyabyaha, yuzuye abanyabyaha bameze nk'uko Mariya yari ameze, kandi nabo bakurikirana iyi cana, bashobora kubyumva nabo bakifuza kugira umugisha nk'uwo Mariya yagize. Ese ni iki cyakorwa kugira ngo umunyabyaha agire umugisha nk'uyu Mariya yagize? Nibyo nk'uko tubisomye, iyi nkuru igaragaza ko uyu munyabyaha, uyu mudamu kuko yari indaya mu buryo, mu mvugo yumvikana, umwuga yakoraga wari uw'uburaya, n'ikimenyimenyi bari bamufashe. Ariko hari ikintu numvisemo, ngo akimara kubona ko yaguye mu makosa, ikintu cya mbere ngo yagize ubwoba. Yahagaze imbere ya Yesu atitira, afite ubwoba. Bivuze ko yari yamenye ko yakoze amakosa. Ikindi nabonyemo nuko ubwo rubanda bamushaka kumuciraho iteka, Yesu we yamugiriye impuhwe. Ndetse umwanditsi asomye ko ngo yabaye umwe mu bigishwa ba Yesu. Bivuze ngo uko umuntu yaba ari umunyabyaha kose, uko umuntu yaba ari umunyamakosa kose, nta kure yagera Yesu atamukura. Icy'ingenzi ni ukubanza kwemera kuri umunyabyaha, ugatsindwa n'ibyo wakoze, hanyuma ugafata umwanya wo kubyicuza, ukabisabira imbabazi. Kandi Yesu aramubwiye ngo ntukongere, njye singuciriyeho iteka, ariko ntukongere na rimwe gukora icyaha ukundi. Yego rwose, nakoze. Imana iguhe umugisha. Mwene data Aimable, reka tumwakire nawe, ndabona hari icyo ashaka kuvugaho. Hano hari amagambo dusomye asubiza ikibazo gikomeye cyane kibazwa ubundi mu bitangaza byose Yesu yakoze ari hano kuri iyi si. Ni ikihe gitangaza gikomeye kuruta ibindi byose? Rero Yesu mu bitangaza byose yakoze kuri iyi si, igitangaza kiruta ibindi byose yaba yarakoze ntabwo ari ukuzura Lazaro wari umaze iminsi 4 mu gituro, si ugukiza cya kirema cyari kimaze imyaka 38 ku kidendezi, si ugukiza wavutse ari impumyi. Ahubwo igitangaza kiruta ibindi byose ni iki gitangaza yakoreye Mariya. Ngo Yesu yakoze igitangaza kiruta gukiza indwara ikomeye y'umubiri, twabisoma. Kandi yamukijije indwara y'umwuka itera urupfu rw'iteka. Iki gitangaza ari gikomeye cyane kurenza ibindi byose Yesu yakoze. Na n'uyu munsi turamusabye ngo natwe kidukorere. Nakoze cyane. Reka twumvikanishe n'iki kintu, urukundo rukomeye kuri Yesu. Hano hari amagambo atubwira ngo Yesu azi ibyo buri muntu wese ahura nabyo. Buriya hari igihe ushobora kuba uri umunyabyaha, ukumva nta garuriro, ukumva ntiwakira, ukumva hari nabo ushobora kuganira nabo akakubwira ati rero Yesu ubu ngubu ibi nabireka, ibi se nabivamo, ibi se byakunda. Ariko hano Yesu azi ibyo buri muntu wese ahura nabyo. Hejuru hari amagambo yerekanye ko mu gikorwa cya Yesu cyo kubabarira uyu mugore no kumuhamagarira kugira imibereho myiza, imico ya Yesu yagaragaje ubwiza bw'ubutungane buhebuje. Buriya Yesu afite imico ifite ubwiza bw'ubutungane buhebuje, kandi iyi mico ifite ubwiza bw'ubutungane buhebuje igaragarira mu mbabazi ze n'impuhwe ze. Wa wundi twe tubona tutagirira impuhwe wa ruharwa, ushobora kubona umuntu yakoze amakosa aremereye ku buryo rwose nawe utamugirira impuhwe, ariko Yesu bamugirira impuhwe, akaba azi ko rwose yamugirira ibambe. Kandi noneho Yesu ngo azi ibyo buri muntu wese agenza ate akeneye. Twe rero hari igihe tubona uwo muntu akwiriye urupfu, akwiriye gucirwaho iteka no kubambwa, ariko Yesu we yamureba akabona akeneye imbabazi maze akazimuha. Rero uyu mwanya reka dufata akanya gato tubahe mugire komantere mutanga ntoya, dusoze iyi ngingo yacu tubwira ngo igikorwa kitari cyitezwe. Kaduhere icyo nakuvuga naho gitoya mbere yuko dusoza kino cyigisho. Yesu Kristo akoreye Mariya ibikorwa bitatu bikomeye cyane. Kimwe nicyo tuvuze cyuko yakijije Mariya amukura mu kwiheba no kurimbuka. Erega ko rero munsi Mariya ari kurimbuka, bari kumutera mu bagapfa ku buryo ari ihebye bikomeye. Ikindi cya kabiri akoreye Mariya turi kubisoma muri Fuzwe byose paje 568. Inshuro 7 zose Yesu yacyashya abadayimoni
abirukana muri mariya inshuro zingahe? zirindwi. icyo ni ikintu cya kabiri akoreye mariya. icya gatatu, mariya yarumvise yesu atakambira se kubera we, amusengera. amusengera. mu bintu bitatu yesu yakoreye mariya, none twebwe ni gute wakwiheba? natwe dufite amahirwe, yesu kirisito aracyahari, uko yari ari cyagihe n'ubu niko akiri. yesu kirisito yiteguye kudukorera ibitangaza bikomeye kugira ngo akize imibereho yacu nk'uko yakirije mariya. nakoze cyane. reka na mwene data tumuhe nk'umunota umwe agire ikindi yongeraho. Birumvikana icyo jyewe numva ni uko muri sosiyete tubamo mu buzima bwa buri munsi nta muntu n'umwe w'umunyabyaha ugeze ku rwego Yesu atakiza. urwego rwose waba uriho Yesu yagukiza. murakoze cyane. nakoze cyane. Ngiye rero ibi byigisho byarandyoheye cyane kandi biranaryoshye, birimo icyizere cy'ejo hazaza. mariya yakiriye aho yagombaga gupfira, rero natwe aho dutekereza twagwa burya twakirira twizeye umwami Yesu. rero abadukurikiranye namwe mwese dufataniriza hamwe kwizera umwami Yesu, mu makosa yacu burya abasha kuturengera no kudukiza. reka rero dushimire abadukurikiye kandi dushimire n'abari gufata aya mashusho, kameramani. Imana ibahe umugisha cyane, bakurikirana ibyigisho kugira ngo babigeze kuri abantu batandukanye. dushimire ababene data badufashije muri studio, Uwiteka bahire. kandi tunagushimire nawe ukora subscribe, ugakora share, ukohereza ibyigisho inshuti zawe. ni umusada ukomeye cyane ku ivugabutumwa no kugira ngo tubashe kuruhuka mu mitima yacu turuhuwe n'ijambo ry'Imana. Uwiteka bamugisha rero, murakoze cyane. Amen.